abaturage ba Kongo bafite umuco buri gihe wo gufatwa n'ibintu bimeze nk'ibisazi igihe hageze akantu kabera iwabo bagasara badasari iwabo ahubwo bagasara basarira mu Rwanda. Amasasi muyakuraga amasasi muyakuraga tubana ibikoresho biza indege zibizana bakuru kuko M22 iyo nuko Tshisekedi perezida Tshisekedi yaba perezida wubahiriza amasezerano yagiranye na M23 nkuko yamufashije kujya ku butegetsi ikamurindira umutekano byari byoroshye. Twongeye gusuza abakunzi ba France Rwanda kuri kamera turi kumwe na Pasteur Jean Baptiste turabusuje. Muraho neza bwana James kijyana James. Umeze neza kabisa. Nanjye bizarangira umbatije. Sinarira hari. Ndabona umeze neza cyane kuri kamera urakeye neza cyane ariko amakuru niteguye gutanga ndumva avance. Tuzaniye amakuru y'urugamba. Abakongomani ngo bohereje indege mu Rwanda. Bimeze bite? Iyo ndege abantu barayibonye kandi reka mbwire abakunzi inshuti ndetse n'abasuye radio televiziyo France Rwanda ku buryo bagiye gukurikirana ibyo tuganira mbabwira ko iyo ndege uko bimeze ni indege yatunguranye indege kandi y'intambara indege idasanzwe ntabwo ari ugutungurana kuko bimaze iminsi hari umwuka utameze neza hagati y'ibihugu byombi abavugizi ba za guverinoma umwe basohora lettre abandi bagasohora ibindi so bimaze iminsi bitameze neza cyane so sinzi nyine impamvu uvuga ngo ni indege yaje itunguranye kandi bigaragara ko bitari bimeze neza n'ubusanzwe abantu bahagaze neza. Iratunguranye kubera ko indege isanzwe ni indege iba yateguwe n'uburyo busanzwe bw'indege igwa ku kibuga ni ukuvuga indege mu by'ukuri yatse ko yinjira mu kibuga runaka cyangwa mu gihugu runaka indege bakayiha uburenganzira ariko iyo ndege uko bigaragara nta burenganzira yahawe kuko yaraje gusa ubwayo iba ritwawe n'abadayimoni iba ritwawe n'amagini iba ritwawe n'imiyaga indege iraza gusa ku kibuga cy'indege cya Rubavu no kuba mu Rwanda. Iyi ndege yaratunguranye kuko nta karibu yari ifite nta bimenyetso byo kugira ngo indege y'intambara cyane ize hari nta mission igihagaragaje yari izanye. Izi ndege zakirwa mu mujyi wa Goma twabonye amavideo menshi y'abaturage bo mu mujyi wa Goma babyishimiye bamwe bashima Tshisekedi bavuga ngo Tshisekedi uri umubyeyi merci basa naho biteguye urugamba. Isura y'urugamba urayibona gute? Muri Kongo Tshisekedi amaze iminsi afite imvugo zihamagarira urubyiruko kujya mu gisirikare. Ndagira ngo ndakeka bamaze kw'isirombe ibi bintu urabihuza gute no kuba abantu b'u Rwanda nayo na Kongo bitameze neza bitangiye kuzamo ibintu bya gisirikare ibintu bisa naho ari ubushotoranyi urabivuga iki? Ku gihande cy'u Rwanda u Rwanda nta kibazo rufite kuko tuzi ibibera muri Kongo ni hagati y'abakongomani tuzi nuko kiriya gihugu cyazonzwe n'ibibazo ku buryo ibibazo byacyo cyabuze uko kibikemura ndavuga abayobozi abaturage baho none bagashaka kubihirikira u Rwanda kuko babona rwabahanikiye rwo rwiyoruganije rukaba rumeze neza akaduruva yo kiwabo rero akajagari kariyo intege nke zabo ni ibibazo bahorana babona hariko bashyize mu Rwanda byagerageza kumvikana kandi bidashobora kumvikana kuko barabyikiza kandi ari byabo nkaho rero wavuze uti ndasabwa amafaranga y'umwana kujya ku ishuri umugore akakubwira tubatanze amafaranga y'umwana akajya ku ishuri ngo genda ubwire ba nyirarugo genda ubwire basaza bawe genda ubwire barumuna bawe cyo no kwikuraho ikibazo ufite umugabo akajya kugereka kwa sobukwe simbitiranyije ko u Rwanda ari sebukwe wa Kongo ariko Kongo ibibazo byayizonze
buri gihe ishaka kubihirika ku Rwanda. Hari nayo mpamvu ubona nyine ishakisha uburyo bwose bwo kwiyenza, gutopforana kugeza ubwo kwiyenza ikabishyira mu baturage. Waruvuze ati n'abana urubyiruko rukajyamo, irushyiramo nyine kuko muri Kongo nta muco hari. Iyo hari umuco mu gihugu abana mubarera neza, ariko Kongo irashaka kurera abana mu bibazo babayemo nabo bakaba ibibazo by'igihugu aho kugira ngo babe abakemura ibibazo bya Kongo. So kugeza na n'ubu haba leta ya Kongo haba guverinoma ya Kongo ntabwo iremera neza ko ifite ikibazo ihanganye na M23, ahanini ko ari we mutwe maze iminsi ufite ibitero bikaze wigaruriye uduce twinshi, umaranye umujyi wa Bunagana hafi amezi 4. Ubungubu M23 yaraje yegera hafi na Goma, yafashe Rucuru. Ntabwo iremera neza ko ari umutwe w'iterabwoba wa M23, ahubwo ivuga ko yatatswe na leta y'u Rwanda. Abandi bakongera bakavuga ngo ni leta y'u Rwanda isapotingwa na Uganda. Hari amavideo amaze iminsi ari gucaracara, turaza kuyashyira mu kiganiro turi kugitunganya, wenda abakunze bayapfa France Rwanda ribone. Harimo abasirikare bagiye bafatwa, bamwe bakavuga ko boherezwa cyangwa baterwa inkunga n'u Rwanda na Uganda. Muje kureba iki? Tuje kureba amakuru y'ahantu bagiye bafata, ukuntu abaturage bari kubagamba, niba babavuga nabi cyangwa babavuga neza, tukamenya n'amayira y'aho ngaho gusa. Maze mwamara kumenya amayira mukamenya n'abaturage ukuntu bari kugamba, mukabona gusasa kuja kubabwira ukuntu uko byifashe. Tukababwira kuri telefone. Witwa nde? Witwa Vicente. Inde? Witwa Ndayishimiye Vicente. Weho? Bya Mungu. Ndari ryo zina ryawe bya Mungu nde? Yo Robert iPhone anitikaye. Sindondo bari kutwica. Bya Mungu ngo nibango baguma. No sijyo nizina. Afite irindi zina. Ya Mungu baguma nizina. Sasa none nukwaya kugama ngo ndobaza agace ko babafatiye mu kandi bakaze abanere ndo baburaga kutamenya umungini go barimo. None si kwagumenye ni biruma. Ase bali bakamatia biruma. Donc bali bakamatia biruma. Na biko nasema tabi. Sari nka saa 10 imvura yari yaguye hitotse. Iyo mvura mwamara yugamye muri biruma tu. Twe twamaze iminsi 3. Ni imvura yenye teniza no zikwa. Abo bamaze kutwohereza muri iyo misiyo byose barabitwaje tuzamuka gisivire. Amasasi muyakuraga. Amasasi muyakuraga. Tubona ibikoresho biza, indege zibizana, bakuru bakaduhereza tuzaho bituma. Izo ndege zisohoreraga. Izo ndege zisohoreraga. Bo bazisohoreza muri ibyo bice byaza cyo ku mupaka iyo ubundi hari. Mupaka ihe? Mupaka ari kutegera isi. Uganda Bunagana. Muri Uganda. Uganda zikaje. None ibyo bikoresho byo mukoreshaga eske ndabo mumvaga bari kubibatumira bitwa abaturukaga handu fulani? Wenda baturukaga muri za Afrique cyangwa se muri za mugambye nyine za Afrique, mu Rwanda hari za teni, muri Uganda hari ibivamo n'ibindi rero abazungu bagenda babateramo inkunga. None za Monisco zo mukoranaga nazo gute? Bamusuko nabonaga baza gusa bakahagarara aho abakuru bari kuhabwa. Ndaco zibazanira ibyo bavuze byo ibintu urabihuza gute nuko leta y'u Rwanda yose ihora yihakana ibi birego, ariko abakongomani ubwabo yewe n'aba basirikare bafatwa bagakomeza kuvuga ko ibikoresho cyangwa umusada munini bawukura mu Rwanda na Uganda. Ibintu urabihuza gute? Hari umuririmbyi wigeze kuvuga ngo ntushaka urwitwazo. Iyo umugabo ibibazo byamubanye byinshi ashaka undi abishyiramo kugira ngo babigendanemo. Kongo rero nta kindi navuga nuko ishaka ko buri gihe ibibazo ifite
babigenderamo n'u Rwanda yarabishatse u Rwanda ntirwabikunda kuko iyo ntabwo ari negociation kugira ngo ibibazo igihugu gifite kijye gusaba n'ikindi gihugu ngo bagenderamo mw'ibyo bibazo icyo bashobora gukora nuko ngo dufite ibibazo muze mudufashe kubikemura icyo kintu RDC ikivuze ikagisaba u Rwanda rwagenda rwihuta kuko se honyine icyo ifasha gukemura ibibazo mu bihugu bihugu by'inshuti u Rwanda rwoherezayo abajya gucunga umutekano bakabafasha ikindi kuvuga ngo M23 ni umutwe w'iterabwoba nge ntabwo ari nako nabyita kuko n'abana b'abakongomani babuze uburenganzira mu gihugu cyabo babushaka kugira ngo babugereho muri negociation byaranze bafata intwaro nyine kugira ngo bagere kuri bwa burenganzira bwabo kugezana n'ubu ntabwo bakongomani cyangwa guverinoma ya Kongo yemera kuko kwari M23 ari abene igihugu bari kurwanya uburenganzira bavuga ko batewe n'u Rwanda iki kintu ndashaka kugira ngo ukitubwireho gake ni iki niye mpamvu ubutegetsi ubuyobozi bwa Tshisekedi buri gushinja ko ari u Rwanda rwabateye M23 reka twongere duse n'abasura kuri gatoya uwo mutwe ya M23 ndagira ngo nibutse abatwumva M23 bafashije uriya mugabo kujya ku butegetsi M23 yamufashije gucunga umutekano we ari ku butegetsi bugitangira kwihakana M23 sibyo bizakora ko M23 ari abakongomani siko kwikuraho yuko M23 yagize uruhare mu kugira ngo Kongo ibigeze iki gihe ari igihugu cyashaka kugira icyo kigezaho nubwo ubuyobozi bwo hejuru bwagize intege nke bwo kugira ngo bushora amasezerano bukore nkuko abandi bose bakora kugira ngo ibihugu bitere imbere Kongo cyambere bavuga ko ifite ubukungu bwinshi ubwo bukungu ntacyo bimariye kuko baratindahara umunsi ku wundi abakongomani bafite igihugu kinini abakongomani niba ari abanebwe ntibahinge niba aranebwe ntiborore urumva ni ibibazo bigiye kuzazamura kuko umuntu buri gihe iyo yashonje ajya kwiyenza kuba afite kugira ngo abake ibyo kurya cyangwa se anabibibe kandi ku ngufu cyangwa se nijoro Kongo rero nayo yitwara nk'abo ngabo babuze bimburamukoro badafite icyo bita sens de responsabilité nukuvuga ngo turi abayobozi b'igihugu igihugu gikeneye iki kugira ngo duteze imbere igihugu n'abagituye ibyo byananiye abayobozi kugira ngo icyo kibazo bakigeho none abakongomani rero urabazi abenshi niba abandi birirwa bafashe mu mifuka zasakanyosa birirwa baryoshye gusa cyo kora ngo barakize ubwo buke butazagira icyo bubamarira bagatindahara bakaba mu bibazo abo bayobozi bashyiraho ntibakemura ibibazo ahubwo bakarushaho kugira ibibazo ngo Kongo ifite ikibazo gikomeye iri guhisha Rwanda iri guhisha abanyarwanda iri guhisha abakongomani iri guhisha ibihugu bikikije iri guhisha amahanga hanyuma noneho bakihisha inyuma y'icyo kintu y'uwo muco noneho agashoza intambara nibo bashoza intambara ubwabo kuko M23 iyo nuko Tshisekedi perezida Tshisekedi yaba perezida wubahiriza amasezerano yagiranye na M23 nkuko yamufashije kujya ku butegetsi ikamurindira umutekano byari byoroshye ariko kubera ko yagezeho nyine bahakabida mbi hakaba kwikubira hakaba kwibagirwa amasezerano nuko ngo bagomba kwibutsa amasezerano mbega mu by'ukuri si intambara nyantambara nukwibutsa ngo twasezeranye kuki utabigeraho turi abana b'igihugu kuki kugezana n'ubu mutatwemera ko turi abana b'igihugu ese ubundi babavangurira iki ko ari byo iyo igihugu kigiye kugwa mu kaga nuko ngo abayobozi batangira kwihakana abana b'igihugu kwihakana M23 sibyo bizakemura ikibazo cya Kongo ahubwo kwemera ko M23 igizwe n'abana b'igihugu abakongomani baba bavuga igiswahili baba bavuga iringara baba bavuga ikinyarwanda bavuka aho ngaho n'abana b'igihugu u Rwanda bigeze ubona ruhakana abakongomani barwicayemo bamaze kubona nationality cyangwa se bahavukiye abo n'abana b'igihugu n'abanyarwanda u Rwanda rwateye intambwe rurabwemera hakiri kare kongomani mu bwirasi bwabo bati twe ntitubemera ikabajye babona M23 igomba kubakosora ikabahana ikagaruka kuri amasezerano batayumvika ikabumvisha ku ngufu icyo kintu turagomba kukibwira abatwumva bakacyumva niba Kongo itumva ko igomba kumva ko M23 ari abana b'igihugu abana b'igihugu bazayumvisha ko ari abana b'igihugu ari mu masezerano ari mu mirwano izabakubita pe niyo mpamvu rero aho ngaho nge nashyiraho ni na accent particulier no kuvuga ngo rwose akantu nkagatsindagira
kumva ko Kongo ifite akaga igihe cyose itazemera ko M23 abana b'igihugu bagomba kubaho nk'abana b'igihugu mu burenganzira bw'abana b'igihugu, bazakora mu mbaraga zabo babushake ku ngufu, bazabakubita. No kuba ko u Rwanda rujyayo, u Rwanda se rujyayo, hari amasezerano rufitanye nabo, hari amasezerano rufitanye na Kongo. Hari ukwitana ba mwana hagati ya guverinoma y'u Rwanda ishinja igisirikare cya Kongo RDC gutera inkunga cyangwa gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bavuye mu Rwanda bakoze jenoside bagahungira mu gihugu cya Kongo, bagahabwa byose bakeneye, bagahabwa intebe. Ubu ngubu igisirikare cya Kongo RDC gishinzwe gukorana na FDLR, noneho na guverinoma ya Kongo nayo igashinja u Rwanda ko ariyo supporting M23. Ese ntabwo u Rwanda rushobora kuba rwarakuretinze cyangwa kuvuga ngo reka dufashe M23 mu mwanya wo kwihimura, kuvuga ngo ubwo leta ya Kongo ifasha FDLR kandi FDLR yarahemukiye u Rwanda, reka natwe dufashe M23 mu gutesha abakongomani umutwe. Hari ikinyarwanda maze gukosora gatoya, ntabwo u Rwanda rwitana ba mwana na RDC na Kongo, ibyo ndabihakana, ni ukuri kwambaye ukuri. Ukuvuga ngo u Rwanda ntabwo ruzigera rwitana ba mwana na Kongo, ibyo u Rwanda ruvuga ni ukuri kwambaye ukuri. Hari ahahungiye interahamwe zamaze abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, izo nterahamwe nizo uriya muyobozi cyangwa se Kongo iri kwifashisha kugira ngo bagabe ibitero mu Rwanda. Uko ni ukuri, iyo ukuri kugaragaye nta kwitana ba mwana kuri. Ibyo uvuze ku ruhande rwa Kongo birumvikana, kuko aho kugira ngo yibone ikibazo kiyatamiye izo nterahamwe zikambitse muri Kongo imyaka 28 yose, ni ukuvuga ngo abayivuyemo babonye ibikorwa bibi, ariko abayirimo imyaka 28 nabo bahabyariye. Sinavuga ko abahabyariye ari interahamwe, ariko niba bonka amashereka yabo bakarya ibiryo byabo bakigishwa nabo ubwo bugome, nabo ntabwo twabura kuba ko boroye abana nk'uko bashaka ko bazamera. Niyo mpamvu Kongo ibyo yigira byose, ntabwo u Rwanda rwajya mu bibazo bya Kongo, ntabwo u Rwanda rwakwivanga mu bibazo bya Kongo. Icyo u Rwanda rukora ni ukugaragaza ikibazo ruterwa n'izo nterahamwe zahungiye muri Kongo, zikagaruka ku mutekano, ku nkengero y'u Rwanda, kubuza umutekano abahatuye, gushotora u Rwanda, kwibutsa ko bagize nabi ngo baracyariho. Icyo ntaho gihuye, bashobora no kubarekera hariya bagakomeza bakagira utwo tuntu, umunsi umwe bakazavanwayo baje kugira ngo basobanure bahari. Icyo kintu cyumvikana. Bakavanwayo gute? Hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, umwuka mubi cyane. Nyuma y'ukwezi kwa gatanu ubwo u Rwanda rwitegura agacugamo, hari ibisasu byaguye mu Rwanda, ubwo leta ya Kongo, igisirikare cya Kongo FARDC cyarwanaga na M23, u Rwanda byaguye mu gace k'amajyaruguru mu karere ka Musanze n'intara y'Iburengerazuba igice gito, bikomeretsa n'abanyarwanda benshi, si benshi cyane ariko hari abanyarwanda byakomerekeje byageza n'ibindi bikorwa remezo. Nyuma y'icyo gihe ntabwo byari bitangiye kumenyerwa, ariko dutangiye kubona umwuka mubi warazamutse. Turi kubona indege y'igisirikare ivuye muri Kongo ije guparika ku butaka bw'u Rwanda, niba twabyita kuvogera ikirere cy'u Rwanda, iraje igera aho iparika ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda, isubiyeyo nta kibazo. Ibi bintu urabona bishatse kuvuga iki? Iba ikibazo cyawe reka mbanze gisubizemo ngo iba ari uko nigishije ikinyarwanda mu mashuri, ndabanza gukosora ikinyarwanda. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, umwuka mubi Kongo ishaka guteza mu Rwanda, kuko nta mwuka mubi u Rwanda rushaka guteza muri Kongo, nta ruhari u Rwanda rubifitemo. Ndacyagira ngo abanyarwanda tujye dukosora imvugo, kandi dukosore n'ikibazo, uretse ko icyo kibazo ari cyiza cyane, kuko kugeza kuri iyi saha Kongo ibyo ishaka byose ku Rwanda ikabashaka mu buryo bw'amahane. U Rwanda yagerageje kubyihanganira, kandi ubu biracyabyihanganira kugeza kuri iyi saha. Kumva rero ko u Rwanda rushobora kuba rwagira ibikorwa cyangwa se ikagira uruhare rwo kugira ngo Kongo imererwe nabi, ntabwo u Rwanda rubiri.
sindi umuvugizi w'u Rwanda ariko ndi umunyamakuru ugaragaza kuri radio televiziyo Info France Rwanda ukuri gushobora kuba kuri muri biriya bintu bibera muri Kongo nishaka kutwambika kasha ntabwo tuzigera tukambara kuko nikazaduhaba ntabwo kazigera gaha mu Rwanda yarega ibyo birego mu mahanga yajya muri Nations Unies karega bizayigarukana kuko bazasanga buri gihe ikibazo ari Kongo ubwayo ikibazo ari abakongomani ubwayo ikibazo cyawe rumbajije niyo mpamvu nagira ngo mbaze nkosoraho ariko ntirengagije ko ibyo uvuga ntabwo u Rwanda ruzatera intambwe rwo kugira ngo Kongo ibure amahoro u Rwanda ruzatera intambwe kandi rurayitera buri gihe kandi nyinshi zo kugira ngo Kongo igire umutekano rimwe bazabasabe bati Rwanda nimudufashe kugira umutekano wacu u Rwanda ruzihuta ntabwo ndi nyakubahwa Perezida Kagame utanga ubwo burenganzira ariko navuga uko nawe muzi nk'umubyeyi kandi umuntu w'umugabo ufite imbaraga n'impuhwe niba ibya agirira neza ibindi bihugu ntabwo yabura kubigirira Kongo imwegereye abavandimwe n'inshuti ni ukuvuga ngo kugeza kuri iyi saha hakeneye ijambo ryo kuvuga ngo Kongo irasaba u Rwanda kugira ngo ifashe mu bibazo ifite ariko kuba ngo noneho ibibazo Kongo ifite igiye kubikira u Rwanda RDC Repubulika Demokaratike bibona bizakemuka ryari Felix Tshisekedi arabura umwaka umwe ngo manda y'ibirangire nubwo tutazi niba amatora azahita akomeza kuko Kongo iri mu ntambara urabona bizarangira ryari hazaza undi muyobozi ushobora kuzumva ko u Rwanda rushobora kubasapotinga akaza kubufasha tuzategereza manda y'ibirangire bye birangire kigiye tuzakibona ryari aho ushobora kugira icyo mvuga ku byerekeranye n'ubuyobozi muri Kongo cyangwa se ubuyobozi buyobora abaturage ba Kongo abaturage ba Kongo bafite umuco buri gihe wo gufatwa n'ibintu bimeze nk'ibisazi igihe hageze akantu kabera iwabo bagasara badasari iwabo ahubwo bagasara basarira mu Rwanda icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane nihaboneka umuyobozi uzaza kumva ibibazo Kongo ifite akabigira iby'abakongomani akabigira ibyo nk'umuyobozi w'abakongomani iyo ni intambwe izabiganisha kugira ngo ibibazo bya Kongo bikemuke naho mu perezida nasaragurika nk'uko abakongomani bari gusaragurika ni bitiranye u Rwanda n'ibibazo bafite icyo kintu gukemuka bizabagora bizafata igihe ariko nibwira ko u Rwanda rwitabira imishyikirano n'ibiganiro biba byateguwe kugira ngo ibibazo bya Kongo bikemuke icyo ni ikindi gikanavuga kuko no mu biganiro ibibazo birakemuka ariko mu biganiro reka ibibazo bikemuke ariko bya biganiro biri mu kuri iyo hatari mu kuri bya biganiro ntacyo bigeraho mu mboni yawe urabona Tshisekedi manda ikurikira azatorwa n'abakongomani ni ukuvuga ngo nibashaka umuperezida wo kubafasha gusara bazamutora nibashaka umuperezida uzabafasha gukemura ibibazo byabo bazishakamo umukandida wafasha gukemura ibibazo byabo Tshisekedi navuga ati ndabona dufite ibibazo reka tubigire ibyacu tubikemure bazamutora niyo nama nabagira kugira ngo bafashe gukemura ibibazo ariko niba ari umuperezida uzabafasha kugira ngo bagabe ibitero hirya no hino bashakisha uburyo bwose bwo kubikemura mu buryo butari bwo akizaba ari ikibazo gikomeye cyane cy'umukandida abakongomani rero nta n'ubwoko nzi ko kamwe bagombye kuba abagabo n'abagore harimo abize harimo ibihangange barasabwa kugira ngo bicare batekereze bajye inama bati ibibazo ko biri muri twebwe twakwifashishamo igisubizo uzi ko bashobora kugira nk'inteko nkuru cyo bita referendum bagatorera gukemura ibibazo bya Kongo bahereye ko ibibazo by'abakongomani ari bo ubwabo batashoboye guteza igihugu cyabo kandi gifite umutungo abantu bose bavuga ko gikize imitungo yabo ahubwo bakayipfusha ubusa ubundi bakayirya bakagira amazu bakagira ubukungu bakaryoha gusa Kongomani nawe n'indyohe nta utazi ko ibyo mvugira aha ngaha nabisubiramo ni indyohe kwa kuryoha bakaryoha bishora no mu bibazo aho kugira ngo baryohe bazamura igihugu cyabo kikaryoha no mu mahanga nk'ahariya mu Bufaransa turiyo mu Bubiligi n'ubureha bwose usanga akantu kaba kamwe gusa bakajya kwishyuza mu Bubiligi ngo mwadusahura imitungo ngo nimuyishyure umva abantu bagitekereza gutyo nta nubwo yigeze abona umuzungu mu murima wase ajyana ibigori cyangwa zangizo za gasegeriti bavuga
ariko ko yabyumvise nawe imvugo ye ni uko imeze. Mbega mu mutwe nuko ngo kwicara batekereze ko ibyaba ari ibyabo aho uko bavuze. Hari umugabo wigeze kuba kera mu gihe cya leta bagiye mu butumwa ari babiri, hari umusaza mukuru wari ukuriye delegation yitwaga Makuza, noneho n'indi bajyanye batangiye kumubaza ntabwo Makuza aranavuga, none ati ubwo mumbajije ibyo Makuza yavuze simbyongeraho. Urumva ntabwo anatangiye ngo ntiyakurikiye, kuko ngo abakongomani ntibakurikira ibibazo byabo, bashaka aho bikomoka babyumva babisobanura. Kuvuga ko abenshi bimyigaragambyo tubona ibi bintu bidasobanutse bagendera mu kigare, ntabwo mu kigare ni fake, ntabwo bazi ikibazo ni distre, bararangaye. Ntabwo ukurikira ubutumwa wagenera abakongomani bari muri iki kiganiro cyangwa abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo, niba binashoboka utanga ubutumwa kuri guverinoma ya Kongo. Ubutumwa natanga muri rusange, kuko wenda guverinoma ya Kongo hari abandi babishinzwe, tuvuge u Rwanda rufite cooperation, rufite nk'umunyamakuru, ariko nk'umunyamakuru nge nakwibwirira muri rusange abakongomani bicara ubwabo bavuga bati ibibazo byacu bituruka he, kandi barabizi, bazi ko hagati yabo ari ibibazo biri, bazi ko ubusambo bwabo ari iho ibibazo bituruka. None se M23 barayima agaciro k'abakongomani, ni ubuhe burenganzira bafite bwo kubima agaciro nk'abene gihugu? Ukuvuga ngo ni wa mutwe utarafunguka, bafunguka imitwe, bafunguke bavugisha ukuri, babone ko M23 n'abana b'abakongomani, abana b'igihugu, batitwaje ngo harimo abavuga ikinyarwanda, kuko natwe harimo abavuga igiswahili mu Rwanda, harimo abavuga iringana. Ntabwo wajya kuvuga ngo kuko bavuga iringana n'igiswahili ngo ni abakongomani. Turagomba kuvuga izo ndimi kuko ni indimi z'ibihugu byacu. Urumva? Ubwo rero ni ukuvuga ngo nyamuneka abakongomani bakangukire gukemura ibibazo bafite, apana kubyegeka ku Rwanda, kuko u Rwanda ntaho ruhuye na biriya bibazo. Ndetse nabonera no kubwira za nterahamwe ziri hanze zavuye mu mashyamba cyangwa ziri kwangara, nazo zirwa ziboroga ngo batera u Rwanda, batera u Rwanda. U Rwanda ruratera ntiruterwa, kandi gashimangire no ukuvuga ngo u Rwanda kuva ku gihe cya Gihanga cyahanze u Rwanda ruratera ntiruterwa. Niyo mpamvu ubona u Rwanda nk'iyo ndege mwise ntirwayibonye, ariko bazi ko ni affaire petite, ça ne dit rien, nizihagwe yongera igende. Ubwo nyine hari aho byanditswe no mu mahanga, kuko hari iterambere no kuva na kera. Ni ukuvuga ngo ibi birere byose bikontororwa n'isi yose. Iyo ndege yaje yabonywe n'amahanga, ibonwa na za serivisi zibishinzwe z'imitekano ku bibuga, no kugira ngo bafatanye muri sécurité internationale. Barayibonye, si uko ngo u Rwanda nirwo rwayibonye gusa, nabo barayibonye kuko bacunzwe kubimenya, bari muri analyse ndetse baranazikoze, bibaza n'ikizanye, barakireba, basanga n'abarimo, bamenya n'abarimo, babona n'impamvu, baravuga bati muyihorere. Urumva? Buriya se bivuga ko nyakubahwa perezida wa repubulika atayibonye, ariko yabonye ni abasazi basaragurika. Ni nk'uko umwana atera itenesi ikagwa mu rugo rw'umuturanyi, wajya kuba se ugiye gutuka uwo mwana cyangwa ugiye kumukubita, uravuga uti wa mwana we itenesi yaguye hano ngo nuyijyane. Ubwo rero uko abakongomani bamenye ko u Rwanda ni u Rwanda rufite umuco, ni u Rwanda ruyobowe neza, ni u Rwanda rutuwe n'abaturage bazi ubwenge, bazi icyo igihugu cyabo icyo kimaze agaciro k'u Rwanda. Ariko Kongo tekereza ko ari inshuro nyinshi z'u Rwanda, kubona igihugu kizi ko ari kinini kinakize, kikaza gushotorana ku gihugu bita ko kidakize ngo gikennye kandi bakeye. Ubwo se ahubwo no kwitesha agaciro, gushotorana ku Rwanda birata ngo barakize, n'u Rwanda barushotora barashaka wiki, kuko gusa bwiyeruganije rumwe abagabo bakomeye, rumwe abagabo bazi ubwenge, rumwe abagabo bazi icyo bakora. Nabo nibashaka kugira icyo bakora, boruganize Kongo RDC yabo, uzaba ureba ko bazabigeraho rwose. Kandi naho babifata icyumweru kimwe bakicara bakaganira, igihugu cyabo babikemura. Ntabwo natangiye kubona batangiye gufunga abanyarwanda bibereye bakora, wumve bwa bushobozi bwabo bukeya n'intege zabo nkeya. Mu kanya nanjye mbonye inkuru ku gihe wayibonye se Muri ya Dr. Yananiwe, avuka i Karongi iwacu ku Kibaho mvuka, yari ifite ONG, yigeze kuyobora
yungirije MONUSCO hariya urumva ariko kugira ngo umuntu nk'uriya ari kubakorera ibikorwa bitera imbere arita ku baturage ngo baramufunze ni cyo kikwereka nivo ya mentalite nivo y'ubwenge nuko ngo abakongomani bazamuke batekereze bashake kumenya bashake gutera imbere bashake gusubiza ibibazo byabo nibyo nabifuriza kuko cya gihugu turagikunda abakongomani turabakunda twarahahahiye nabo baduhahira hano n'ubu kandi twifuza ko babireka tugakomeza tukabana nk'uko twabanaga kuko bira ntari cyo bizabamarira ahubwo bizabasebya kuko ibyo bakora ni ibikorwa bishebeje gusa nta n'agaciro bifite nicyo numva rero naho ubutumwa yifuriza ko n'abandi batwumvaga bose badufasha kugira ngo abakunzi ba Info Rwanda turabashimiye mwakoze kubana natwe wifuza hari igitekerezo afite cyangwa ingingo wumva twaganiraho yabitwandikira muri comment mukadufasha gusharinga mukalikinga mugakomeza kubana natwe turahari ku bwanyu kandi twiteguye gukora byose kugira ngo mubone amakuru meza mubone amakuru abagerereho ku gihe mwakoze kubana natwe gusa bamagare buriya bushotoranyi